umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi abashatse gutungura umwana amaze iminsi yarihebeye, ngira ngo muramuzi ko ari Kamikazi Dorcas yashatse kumuporoporeza mu rugo iwe. Ubwo abatazi ahangaha kwa Israel Mbonyi aho asanzwe atuye mu ntega amatwi naho muraza kugenda muhamenya, gusa ntago yashatse kumutungura ari wenyine, ahubwo iki ni igitekerezo uyu nguyu Israel Mbonyi yagize akigeza kuri Irene, ndetse asaba ko yazana n'abangabo bagera kuri batatu. Ubwo ni Irene n'uyu nguyu Kamikazi sheri wa Israel Mbonyi, ndetse n'uyu mukuru we umaze iminsi akoze ubukwe akaba yitwa Ishimwe Vestina, gusa yaje kubiririramo. Ubwo nabyo uraje ubimenye, umenye impamvu uyu nguyu Ishimwe Vestina yaje kugira agahinda amarira akaza kwisuka. Ese nay'ibyishimo nk'uko bamwe bagiye babitubwira, cyangwa hari ikindi kibyihushe inyuma? Reka byose nze mbikugezeho ugenda usobanukirwa neza ibi ngibi uko byari bipanze n'uburyo uyu nguyu Israel Mbonyi yari yateguye uyu munsi. Ni mu kanya gato nkabikugezaho, nizere ko wowe unteze amatwi wamenye ya gahunda. Nta kindi ubusabwa usibye gukomeza ukabana nanjye, tukaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru tukiri kumwe, ukabasha gusobanukirwa neza uburyo uyu nguyu Israel Mbonyi yaje guporopoza uyu nguyu Kamikazi Dorcas, nawe usanzwe uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, gusa ntago abikora wenyine, aba ari kumwe n'uyu nguyu mukuru we Ishimwe Vestina uherutse kurongorwa cyangwa se uherutse kurushinga na sheri we muzi mwese Idirisa Umunyaburkina Faso. Nizere ko akariko kanya keza ngo ibi byose ubimenye. Ariko kandi reka mbwira na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube cano aribwo bwa mbere akaba utarakora subscribe cyangwa se abone, bitewe nuko byita akaniko kanya keza ko gubyondaho. Ariko kandi yibuke akore no kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Njye tugiye kubona muri aya makuru, nkaba nitwa Sharire OG umuhungu w'Imana. Yes, ibi ni byabaye kuri uyu wa kane tariki 21 z'uku kwezi kwa munani turimwo umwaka wa 2025. Ibi bikaba byabereye mu rugo rwa Israel Mbonyi. Ubwo niba mutari muzi ko Israel agitaha iwabo cyangwa se akodesha, ubwo mwebwe mbakuriye inzira ku murima. Uyu nguyu ukurikije cyangwa se nubwo waba utabizi, ukurikije igihe amaze muri uru ruhando rwa muzika, ntago nabura kuvuga ngo ayo kugura inzu cyangwa ayo kubaka inzu ntago yari yakayabonye. Uyu nguyu afite uko yiyubatse, kandi abafite n'abatera inkunga benshi. By the way, ntago uyu nguyu yabura inzu yo kubamo. Aha niwe rero, ubwo wowe untega amatwi ngende nkubwira naho Israel Mbonyi atuye. Ibi ngibi nibyo yagiye akora kuri uyu munsi wa kane, ubwo yatumiraga uyu nguyu Irene Murindahabi n'abana. Ubwo baracyari abana kuri we, nubwo harimo nyine uyu nguyu washatse wabaye n'umumama, ndetse n'uwo nguwo uri guporopozwa na Israel Mbonyi. Uyu yabatumiye rero ababwira ko hari igitaramo ari gutegura, bifuza ko bakiganiraho ndetse nabo bakazagaragaramo. Ari nayo mpamvu yari yifuje ko ibi ngibi babitegura bari kumwe. Gusa ntabwo yari yo gahunda, ahubwo yashakaga gutungura uyu nguyu. Sinzi impamvu ibintu byo guporopoza abatipe n'abakobwa basigaye babitungura cyangwa se babikora nka surprise. Ibyo nari mbimenyereye mu mavuko y'abantu cyangwa se mu maniveriseri y'abantu. Ariko njyewe reka mbabwire inshuti zanjye, ntago nzapfukamira umukobwa uwo dukundana, arababizi neza. Ntago nzigera muterera ivi, sinabikora. Uwo si njye ntago napfukamira igitsina gore, ntibinashoboka. Ubwo mbivugiye ku karubanda. Ubwo niba ari unkunda akomeza nkunde, niba ari unyangambwire tubivemo hari kirikari. Njye ntago nzamuterera ivi. Cyokoza we nambwira ngo sheri ndashaka kuguporopoza, ubwo nyine aho nzabyumva cyane. Ariko njyewe ntago napfukamira umukobwa, ndabihakanye, kandi mbihakaniye ku mugaragaro nawe abyumve. Ibi ngibi biri mu bituma abantu benshi badafata iyi myanzuro yo kuba bashinga urugo, aho usanga bamwe bagenda bavuga bati njyewe sinshobora gupfukamira umukobwa ubwo bari bari kumwe, kubera ko nawe aba ashaka utuntu nk'utu ngutu ngo dutwika. Nyine wabonye ko iyo waporopoje umuntu wamutereye ivi kame mu bigera ahantu hose cyane. Noneho nk'abangaba baba bazwi, uba usanga umukobwa wapfukamiye cyangwa watereye ivi bimukora ku mutima. Ubundi wowe unteze amatwi uba wumva, niba uri muri relationship n'umuntu wawe, uba wumva uzamuterera ivi?
ahubwo se buriya bitabaye byatuma mudakomeza gukundana? mujye muri komenti mubimbwire, ubundi tugende turebera hamwe abantu duhuje iyi gahunda. Njye nta muntu nzapfukamira habe na gato, cyakoze nzapfukamira Imana nyibwira ati Imana dore uyu munsi bimeze gutya na gutya, umfashe bigende neza, ariko umwana w'umuntu happy ntibinashoboka. Nisere ko wahise umenya ko nagarutse muri aya makuru, ni amakuru bagezweho, ni amakuru mba kukugezaho kandi mu buryo navuga ko ari uburyo burambuye gusa, kandi nubwo mba nkubwiye ngo uburyo burambuye ntago ndi bukurambire, ngira ngo uri kugenda ubona iminota tugiye kumarana aha ngaha ni hafi ya nayo. Ibyo kuvuga rero ngo ndakumarira bando, sinzi umuntu wigeze kubimbwira, ariko nawe warakotoye ibintu byo kuvuga ngo ndakumarira bando, uzi ko ushobora gusanga muri bando waguze kabone n'ubwo waba waguze iz'ijana nta na bando 20 ukoresha ureba video yanjye. Rero ni nayo mpamvu mbabwira ngo mujye mubana nanjye, byibuze mukorere n'uwo mugisha. Kanongere rero mbwire wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere kaba turadusubscribinga cyangwa se turakora kuri iryo jambo ryanditseho sabone, bitewe nuko abyita, nabikora kaka mwanya kugira ngo nawe yinjire mu mubare w'abadukurikira umunsi ku wundi. Ikaze rero kugira ngo tudatinda, reka mbanze tuhuze mwebwe mu nteze amatwi muri mu ntara y'Amajyaruguru, abanteze amatwi bari mu ntara y'Amajyepfo, Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo, mwese nabahaye ikaze kandi ndacyakomeza kubifuriza kugubwa neza. Ngira ngo uyu munsi ikirere kiriwe kimeze neza, usinze aho wowe uri kuntega amatwi cyangwa se uri kunyumva uyu munsi ntekereza ko nta mvura yaguye pe, ntayo. Wenda ikirere birashoboka ko aho ngaho iwanyu cyahindutse ntigitanga izuba nk'uko mwabyifuzaga, ariko ntekereza ko uyu munsi nta mvura yaguye. Rega turi mu kwa munani, ibyo yigira iyo izagenda ntimuze kugenda muvuga muti amakoti agiye guhenda, ntibabahende, imvura yo ntayo, ni hafi ya nayo. Wenda nyine iragirwa itunguranye kubw'ibihe byahindutse, ariko mumenye ko tukiri mu bihe by'impeshyi. Katwigarukire rero kuri iyi nkuru ubwo nasuhuzaga mwebwe mwese muba munteze amatwi, by'umwihariko namwe duhorana mu mujyi wa Kigali. Hari n'abadiaspora bakunda abangaba, by'umwihariko abatuye USA, ubwo ni ku mugabane w'i Burayi, abatuye ku mugabane wa Afurika. Ubwo umugabane w'i Burayi iyo mvuze USA ubwo ni abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko United States. Nabasuhuje namwe muri za Canada ndetse no ku mugabane wa Aziya, ndabizi ko namwe muba muri yo muneze amatwi. Mwese nabahaye ikaze, ngaho reka nze mbabwire ibyo. Uyu nguyu Israel Mbonyi ukomeje kugenda avugisha benshi mu by'urukundo rwe n'uyu nguyu Kamikazi Dorcas, ariko ubundi wowe bafite ishyari cyangwa dukomeze tubabwire ngo courage bana bacu, ibintu murimo bifite umurongo. Nyamara uyu nguyu Israel Mbonyi ibi ngibi yagiye abikora, uyu nguyu Kamikazi avuga ati kuki untunguye, reba ukuntu naje nambaye. Naho uyu nguyu Ishimwe Vestine avuga ati ibi ngibi ntago byari bikwiye, ubwo nibyaje no kugenda bimumuriza, ari nabyo ngiye kugenda nkubwira. Aho wabonaga Israel ndetse n'uyu nguyu Irene Murindahabi, kubera ko bo bari babiziranyeho rwose, we yarazi diru yose. Abantu batari babizi ni uyu Kamikazi na mukuru we Ishimwe Vestine, avuga ati mbega umunsi wanjye we. Uyu nguyu nta kindi cyamurijije usibye ko uyu nguyu ngatarazi ko uyu Israel Mbonyi anatuye ahangaha. Ikiyongeyeho ngo ni uburyo yatunguyemo murumuna we. Ubwo ndi kuvuga uyu nguyu Ishimwe Vestine ibyagiye bimuriza, ati mbega hari ukuntu ikintu kiba ku muntu ugasanga nyine kimubayeho kubera ko asanzwe azi ibintu uko biba bimeze, we noneho emosiyo zikamufata. Ngo we yari azi ko akundana n'uyu nguyu Kamikazi, ariko atazi ko nyine ibyabo biri hejuru ku buryo yagera ku rwego rwo kuba yamuporopoza. Uyu nguyu rero yabirebye aravuga ati cyakoze, nibwo yahise yiyumanganya biramunanira, arajya hirya, ngira ngo uri kugenda umubona aho ngaho ku ruhande iburyo bwa screen yawe. Niba uri kwitegereza neza, uwo Ishimwe Vestine yaje gufatwa n'amarira ararira, ariko ntabwo ari amarira y'umubabaro, ni emosiyo zari zimufasha. Ati ntabwo nari nzi ko iby'urukundo rwanyu bigeze kuri uru rwego. Ese ubundi wowe unteze amatwi abangaba mubona koko baberanye, cyangwa ni bimwe byo kuvuga ngo nuko bose ari abasitari? Mujye muri komenti mushyiremo ibyo bitekerezo byanyu, tugende tureba ko ubukwe bw'abangaba ubwo iyo hajemo poropozo byanze bikunze, ubwo porosesisi zo kugenda bategura bya bikwe byose cyangwa se bya birori byose, ngo nta bikwe bibaho. Ubwo reka mvuge ubukwe nyirizina
ubwo yaba ari mu mezi ari imbere nyine tugomeze tugende tunabasengera tunabashyigikira. Ubwo reka nizere ko wowe wari unteze amatwi usobanukiwe neza aho ibi ngibi byabereye. Ubwo ugiye kumbaza uti kutahavuze, aha ngaha ni ahandi, ni muri Kicukiro. Aha ni Kicukiro, niba utahazi neza nakurangira ku muhanda Merezi ya mbere ujya za Gikondo. Ubwo reka nizere ko uhise umenya aho uyu muhanzi Israel Mbonyi asanzwe atuye, aho mu minsi iri imbere ari no kugenda avuga ko agiye kugenda ategura cyangwa se ategurira abantu inzu itunganya umuziki, ndetse akaba ari naho arajya awutunganyiriza umuziki we, cyane ko mugiye mumubona mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye akunda kugenda agaragaramo. Gusa nyine ntago mperuka akaririmbo ke gashyashya muri iyi minsi, ngaraza nabwo kugenda yigaragariza abakunda umuziki we ndetse n'abamukunda muri rusange. Ubwo reka nizere ko usobanukiwe neza ibi byose uko byari bimeze naho byabereye n'impamvu yabyo. Njyewe nkomeje kugenda mbabwira ngo kuraje bahungu n'abakobwa bacu, kubera ko gukundana ni byiza kandi no kugenda mubyereka abantu. Wenda nta ukundwa na bose, hari abatabyishimiye, ariko ntekereza ko umubare munini cyangwa se umubare w'abantu benshi ugiye ushyigikira iby'urukundo rwanjye. Reka njye mbabwire ngo mwakoze kuntega amatwi, dusubire mu makuru yacu ari imbere. Njye mvuga kuri mikoro nitwa Charles OG, asante sana.